turi mu Rwanda. Inkuru y'umusore wari mu kigero cy'imyaka igera kuri 20 bikekwa ko yaba yaguye mu mazi bikarangira ingona imutamiye. Ibi byabaye ubwo abasore bagera kuri 2 bavuze bati reka nze tujye muri kiriya gishanga tujye guca ibisheke maze twirire. Noneho inkuru yuko bari gukeka ko ingona yaba yamuriye nuko umwe bari bajyanye ngo bageze muri icyo gishanga, aha byabereye ni mu mujyi wa Kigali mu bishanga byaho. Umwe wabashije kurokoka niwe watangaje byinshi bitandukanye kuri iyi nkuru tugiye kubabwira. Uyu musore wundi bari bajyanye we ngo yari mu cyiciro cy'imyaka mike, ubwo yari umwana kuri uyu nguyu bikekwa ko yaba yarumwe cyangwa se yaba yariwe n'ibisimba biba mu mazi. Uyu bari bajyanye muri icyo gishanga yavuyeyo avuga ko bakimara kuhagera bahageze bakambuka mu mazi kugira ngo bajye guca ibisheke. Noneho ubwo urumva ni kwa kundi igishanga kiba kirimo ibisheke byinshi cyane, ariko ugasanga hakurya hari ahantu hari amazi kandi ku buryo uramutse ukandagiyemo ushobora guheramo. Ngo bakigera mu gishanga umwana umwe yahise avuga ati nta kuntu twakambukira ku biti noneho tukaza kugera kuri biriya bisheke. N'undi yahise ngo amwemerera aramubwira ati nta kibazo dushobora kwambuka rwose. Noneho barambuka bakigera hirya nibwo umwe ngo yahise abura ukuntu yoga kugira ngo yambuke agere hirya, ariko ngo icyaje kugenda neza nuko umwe muri 2 we ngo yari azi koga, abonye aho hantu ari hanini kandi amazi ari menshi ahita yoga we abona uburyo arambuka. Ni mu gihe undi yari asigaye mu mazi noneho we abura uburyo avamo kuko ngo ntabwo yigeze yoga habe na rimwe, ndetse ngo nta n'ubumenyi bujyanye n'ibintu byerekeranye no koga yari afite. Ubwo uwo bari bari kumwe akigera hirya nibwo yahise abona mugenzi we asigaye mu mazi, atangira kumubaza ati none biragenda gute? Uwo wari wasigaye mu mazi ngo yatangiye gutabaza avuga byinshi bitandukanye, avuga ko yewe baramutse bamukuyemo yatanga n'amafaranga agera ku note y'1000. Bivugwa ko hari abandi bana bari baragiye hino ye, noneho kubera yarakiri mu mazi ntabwo yari yakibiye hasi, agomeza kubatakambira ababwira ko baramutse bamukuyemo yahita abahereza inote y'1000. Abo bana ngo bamwitegereje babona biragoye cyane kumukuramo, nibwo batangiye kuvuga bati ubwo se twagukuramo gute ko? Bitegereje babona bagiye mu mazi nabo bashobora guhita bayeramo, nuko bahitamo kumureka kuko babonaga nabo bashobora kuhasiga ubuzima. Ubwo hashize iminota mike nibwo uyu bari kumwe wari wabashije kuva muri aya mazi yahise ataha ajya kubibwira abaturanyi, avuga ko mugenzi we bari bajyanye guca ibisheke yasigaye mu mazi kandi ko adashobora kuvamo bitewe n'uko ayo mazi ari menshi cyane, kandi nanone akongeraho ko nta bumenyi bwo koga afite ku buryo ashobora koga akava muri aya mazi. Inzego zibishinzwe zimaze kumenya ko uyu mwana yaba akiri muri aya mazi zahise zijya kureba uburyo bimeze, nibwo abanyerondo batandukanye bahageze basanga uyu mwana ntabwo akiri muri aya mazi. Nibwo bahise bakeka ko kubera mu mazi haba ibisimba bitandukanye yaba yariwe na kimwe mu gisimba kiba mu mazi, cyangwa se bati buriya nta kindi gisimba uretse ko ushobora gusanga ingona yahise imutamira ubuzima bwe bukaba burangiriye mu mazi. Ibi byabaye ku munsi w'ejo ubwo abana 2 bari bashatse kujya guca ibisheke biri mu gishanga kiri mu mujyi wa Kigali, noneho bikarangira umwe baketse ko ingona yamuriye kubera kubura ubushobozi bwo kuva mu mazi. Nitwa Biweti, ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibarinde.